Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, umwami wacu nashyirwe hejuru kubw'ineza ye ndetse n'urukundo rwe rwinshi, kandi kubw'uburinzi bwe bukomeye bwakomeje kutubaho iminsi yose duhereje inyuma. Imana yacu nishyirwe hejuru cyane. Reka dusenge Imana, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana numvise riri ku mutima wanjye, twongere kuganira twibukiranye intego y'urugendo. Reka dusenge. Mwana nkuru, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, ndakunezerewe cyane kubw'uburinzi bwawe bukomeye bwatubayeho iminsi yose duhereje inyuma. Ndagushimiye kuko wabaye Imana mu ruhande rwacu, wabaye Imana mu ruhande rw'umuntu wese unyumva, nanjye mu rwanjye ruhande wabaye Imana. Ndagushimiye, izina ryawe rishimwe. Ngiye kuganira na bene data iri jambo ushyize ku mutima wanjye, unyemerere umuntu wese yunguke kubwo kumvira ijambo, kandi umwuka wera umujyanama abane natwe. Umuntu wese usubize icyifuzo cye nk'uko inyota yiri, kandi utubere igisubizo mu byifuzo byose dufite. Nsenze gutyo rizeye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yacu nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma ibice bya 17, dusome ku murongo wa 7 n'uwa 8 honyine. Haranditse ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe cyane. Reka dusoreze aha ngaha, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka mu nzira ze, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, akamubera inkomezi, akamubera umujyanama, akamubera inshuti, akamubera ubuhungiro, akamubera ubwugamo, akamukomeza mu gihe akeneye gukomezwa. Imana ishimwe cyane. Rero uwo muntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, uyu muntu ngo azahwana n'igiti gitewe ahantu hafi y'amazi, icyo giti gishorera imizi mu mugezi, kandi ngo ntabwo kizigera cyita ku mwaka wacanyemo amapfa, ahubwo icyo giti kizahora gitoshye, no mu gihe hari amapfa, no mu gihe hari izuba, no mu gihe hari ubutayu, no mu gihe hatariho gutoha kw'ibindi biti biteye ahantu hatari amazi. Icyo giti cyo kizaguma gutoha, kandi ngo kizaguma kibe gifite amababi atoshye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu muntu wizera Uwiteka rero, nawe kuko Uwiteka amubera ibyiringiro, ni uko nguko ameze. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko yagera mu gihe izuba risa naho ari ryinshi mu nzira ze, akabona ari mu gihe kigoye, ari mu gihe abona ubutayu bumugose impande zose, akabona ari mu gihe ameze nk'uri mu gihe kigoye, igihe cy'umwijima, igihe kirimo ibibazo bitandukanye kuri we, igihe amakuba amwugarije iburyo bwe, ibumoso yahareba akabona nta nzira ihari yo gutabarwa, bitewe n'ibibazo yaba afite bitandukanye, bitewe n'intambara yaba arimo arwana. Ariko uyu muntu kuko yizeye Uwiteka, kandi Uwiteka nawe amubereye ibyiringiro, uyu muntu azaba ameze nk'icyo giti. Imana ishimwe. Amapfa nacana, ntabwo ngo azita kuri ibyo. Nahura n'intambara n'ibigeragezo n'amakuba, azaba afite izindi mbaraga zimukomeza, azaba afite ibindi byiringiro bituruka ku Mana yiringiye, azaba afite izindi nkomezi, azaba afite ukundi kwizera gutandukanye n'uko umuntu utizera Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Byashoboka ko muri ubu buzima abantu bafite ibintu bitandukanye bashobora kwiringira. Bamwe bajya biringira abapfumu, akavuga ati jyewe mfite umupfumu mvura, mfite utuntu yampaye nambariraho, nkenyereraho, ngendana, yaba ari mu isoko akaba aradufite, niba acuruza akavuga ati jyewe utu tuntu ntadufite sinshobora kubona abakiriya. Ibyo nibyo yiringiye, nibyo yizera. Yaba wenda akora akandi kazi runaka, akaba afite ako kantu bamuhaye bati jya ugashyira aha ngaha ku itako ry'iburyo cyangwa ry'ibumoso, ukambare niko kajye kahava, aka kantu kazakugirira umumaro.
undi akavuga ati jyewe niringira wenda umubyeyi wanjye, nzi ko ntacyo nshobora kumuburana, nzi ko byose nifuza abyuzuza, ankorera byose buri kimwe, ntacyo njya mbura. Umuntu akumva nuko nguko kwizera kwe kungana. Abandi akavuga ati jyewe wenda nizera ko umugabo wanjye byose abyuzuza, byose nkeneye muri ubu buzima abyujuje. Yego nabyo ni byiza, ariko kandi ibyo byose utizeye Uwiteka ngo akubera ibyiringiro, byose bijya birangira, byose bijya bishira, bikamera nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Undi akaba arahavuga ati jyewe nta kintu na kimwe mu byo ngezeho uyu munsi, byose ni hanko mbikesha, yaba adahari ntabwo mba narabigezeho, niwe ungejeje aha, niwe uzageza n'ahandi. Kwizera kwe kukagarukira mu biganza byanko, bikagarukira mu biganza byanti. Akavuga ati jyewe kwizera kwanjye n'ahangaha kubitse, akumva ubutunzi bwe bwose bujyanye no kwizera, n'ibyo yizera n'uko azabaho n'ibyo azageraho bibitse muri uwo muntu. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko uwo muntu icyubahiro cye kirashira, ubutunzi bwe burashira, imbaraga ze zirarangira, amafaranga amushiraho, umubiri umushiraho, akamera nk'utarigeze kuwutunga. Ariko umuntu wizera Uwiteka, aleluya, Uwiteka ngo ajya amubera ibyiringiro, ajya amubera inkomezi, ajya amubera ubwugamo. Dawidi yasenze isengesho ndarikunda cyane, riri muri Zaburi 119 ku murongo waho 116. Aravuga ngo Uwiteka umbere ubwishingikirizo kugira ngo mbeho, ntakozwe isoni n'ibyiringiro byanjye. Imana ishimwe cyane. Ibyiringiro byo muri yanko birarangira, bigakoza isoni nyirabyo. Ibyiringiro byo muri anti birashira, bigakoza isoni nyirabyo. Ibyiringiro byo mu mugabo birashira, bigakoza isoni nyirabyo. Ibyiringiro byo ku mugore birarangira, bigakoza isoni nyirabyo. Ibyiringiro byo mu bana birashira, ibyiringiro byo mu baturanyi birarangira. Ariko umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, ajya amukomeza no mu gihe cy'amakuba, ajya amukomeza no mu gihe uburwayi bwamugose, ajya amukomeza no mu gihe ubukene bumuriho, ajya amukomeza no mu gihe ari mu kigeragezo cy'ubugumba, ajya amukomeza no mu gihe afite amakuba impande ze zose, abona n'ahantu ho kunyeganyegera hahari, abona n'ahantu ho kwihisha ayo makuba amuri impande. Aho hantu Uwiteka umuntu umwizeye ajya amuba hafi, ajya amukomeza. Imana ishimwe cyane. Nuko Dawidi asenga isengesho rero muri Zaburi 119 umurongo waho 116, aravuga ngo Uwiteka umbere ubwishingikirizo kugira ngo mbeho, ntakozwe isoni n'ibyiringiro byanjye. Kuko yaramaze kubireba, abona kwiringira ibindi bintu byose birashira, kwiringira amafaranga ararangira, kwiringira icyubahiro cyo mu isi kirashira, akazi dukora kajya karangira, kagashira, kakarangira, kandi nyirako wagakora gihari akigakeneye, agifite inyota yo kugakora. Amafaranga dutunga ajya ashira, umuntu akisaka akagira ngo ntabwo ari we wigeze kuyatunga. Icyubahiro cyarangiye, wa muntu bakomeraga amashyi bamuha induru, akanywa kakuvugirije impundu kakaguha induru kubera ko icyubahiro cyashize. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Ariko Uwiteka iyo wamwiringiye akakubera ibyiringiro, agukomeza naho utari bukomerere, akurinda guseba naho wari busebere, akurinda kwikorera amaboko aho wari buyikorere, akurinda kumwarira aho wari bumwarire, kuko akubera ibyiringiro kandi agatuma umera nk'igiti kitita ku mwaka wacanyemwe amapfa. Hari igihe umwaka ucanamo amapfa, iwawe amapfa agatera, kandi ahandi bitoshye bimeze neza. Iwawe ukabona n'umwijima, ahandi hari umucyo. Abandi babona izuba rivaho, ukabona nijoro, ukabona nta mucyo ubona. Icyo gihe n'umwaka wacanyemo amapfa. Ariko uyu muntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, agatunga ibyiringiro bimeze nk'igitsikamutima muri we, akura ku Mana, adakura ku bantu, adakura ku bushobozi afite, adakura ku cyubahiro afite cyo mu isi. Uyu muntu akomera no mu gihe atari gukomereramo. Uyu muntu agwiza kwizera no mu gihe bitashobokaga. Imana ishimwe cyane. Imana nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Rero nawe nanjye dukwiye kubwira Uwiteka ngo natubere ubwishingikirizo. Ahandi hantu hose nshobora kwishingikiriza
bizarangira. Ijambo ryarambwiye muri Matayo ngo umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, ngo ibyo bintu birahurura, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko nta kintu yabaye. Nyamara ibyo bintu byarahuruye, nyamara ibyo bintu byayigezeho, nyamara imivu yari yageze kuri iyo nzu, nyamara imiyaga yari yahageze, nyamara inkuba zari zakubise. Ariko kuko umuntu yubatse ku rutare, byose ngo byakubise kuri iyo nzu ntiyagira ikiba. Ariko undi w'umupfu ngo yubatse ku musenyi, imvura iragwa, imiyaga irahuha, inkuba zirakubita, imivu iratemba, byose ngo byikubise kuri iyo nzu. Ijambo rikambwira ngo kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini cyane, kwabaye kubi. Iyo nzu yabaye igitangarirwa, yabaye abantu bose baravuze bati ni ibiki bibaye. Ariko kuko umuntu wiringiye Uwiteka mubera ibyiringiro, ajya amuhisha, ajya amufubika n'ahantu yari busebere akamufubika. Uwiteka ni mwiza, ni mwiza. Mika we yabivuze neza ngo ni igihome ku munsi w'amakuba. Aleluya. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi ngo azi abamwiringira, ajya bamenya ku mutima we babaho. Imana ishimwe. Muri byari byavuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, kandi ngo ni umukuru w'abatambyi yitwa Rukundo. Ngo mpamenya, icyo gituma mpamya ku izina ryanjye riri ku mutima we, ngo kandi ubwo amvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Rero Uwiteka ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza. Narabibonye ndabihamya, ni mwiza. Kandi nawe unkurikiye wabihamya ko ari mwiza, kuko burya niwe wakurinze cyagiye, kuko burya niwe wakuramiye neza, niwe wagufubitse ahawe haba hararangiye. Wenda uba waramwaye, uba warasebye, uba waravugirijwe induru mu cyimbo cy'impundu, ariko kuko Uwiteka azaba amwiringira, yakubitse ku mutima we cyagiye harakuvugira, yakubitse ku mutima we cyagiye haragutambutsa, yakubitse ku mutima we cyagiye harakwambutsa. Imana ishimwe. Hari Imana idutambutsa ibintu bikomeye, tukamera nk'abantu bambukiye ku kiraro gifite ibiti biboze, byarangiye, bitagifite ubuzima, bitagifite kuramira abantu. Ariko kuko Imana ibera, Uwiteka abera mwiza bamutegereza, kandi akaba igihome ku munsi w'amakuba, akamenya abamwiringira, nicyo gituma kuramira nanjye akandamira. Imana ishimwe. Rero hari umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ndakwinginga nawe ngo wongere wizere Uwiteka, ukuri ibyiringiro byawe ku bantu, kuri ibyiringiro byawe ahandi hantu, ahubwo ushyitse ku Mana kugira ngo yongere kugukomereza amaboko, kandi yongere kugutambutsa utabasha kwitambutsa. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimye Mana nkuru kubwira ijambo, ni wowe uzi igikwiriye, kandi ni wowe uzi byagira umumaro abantu bawe. Nkundira abantu baguke kubwira ijambo, abantu bongere kukwizera, bakura ibyiringiro byabo ahandi hantu, ahubwo bagutumbire, kandi ube igisubizo ku muntu wese ufite icyifuzo by'iri jambo. Senze gutyo nizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Rero aha ni kuri Yesu avugwe neza official, nta yindi ntego dufite. Ntago dufite intego yo kwamamara mu zindi nkuru n'ibindi bitandukanye, ahubwo kuvuga Yesu neza biduhesha agaciro, kandi bitugira abo turi bo, kuko twamubonye aturamira, twamubonye aturinda gukorwa n'isoni, twamubonye aturinda kuvugirizwa induru aho zari zigiye kuvugira, twamubonye aduhisha amababa ye. Ineza ye ntabwo yigeze idusiga, ntabwo yigeze adutererana. Rero njyewe nawe dukwiye kumuvuga neza aho turi, aho dutuye, aho tugenda, kuko atazahwema kubana natwe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen.